Minisiteri y'Uburezi yatangaje impinduka zigera kuri enye zikomeye zigiye gukorwa mu burezi hagamijwe kuzamura ireme ry'imyigire n'imyigishirize no kongera ubushobozi bwa mwarimu. Izo mpinduka zirimo kongera igihe abanyeshuri biga mu mashuri nderabarezi TTC bamaraga mu mashuri, kongera umusanzu w'ababyeyi muri gahunda yo kugaburira abana ku mashuri no gukaza ingamba zo kurwanya imyitwarire mibi mu mashuri. Abarangiza amashuri nderabarezi TTC bazajya biga imyaka 5. Guhera mu kwezi kwa 9 2026, abanyeshuri bazinjira mu mashuri nderabarezi TTC bazajya bakurikira gahunda y'imyaka 5 aho kuba imyaka 3 isanzweho. Iyi mpinduka igamije gutuma abarimu bo mu mashuri abanza bahabwa amahugurwa yimbitse mu mwuga mbere yo gutangira kwigisha. Ikigamijwe nuko abarimu bigisha mu mashuri abanza bagomba kuba bararangije kaminuza aho kuba ayisumbuye nk'uko byari bisanzwe. Gahunda isanzweho yanenzwe kuba idaha abanyeshuri umwanya uhagije wo kwiga, uburyo bwo gutanga amasomo, kuyobora ishuri, gusobanukirwa imikurire y'umwana no kwimenyereza umwuga mu bigo by'amashuri. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph ubwo yari ari mu kiganiro na RBA yavuze ko gahunda yo gushyira abarimu bize kaminuza mu mashuri abanza bizakorwa mu myaka 10. Ati muri gahunda rero tuzazamura ibyiciro by'abarimu bigisha mu mashuri abanza kugira ngo mu gihe kiri imbere abarimu bazabe bafite impamyabushobozi igera ku ya kaminuza lisanse, ariko ibyo tuzabikora mu byiciro 2. Abafite AD tubageze kuri AE, abafite diplome y'amashuri yisumbuye tubajyane kuri AE, icyiciro cya 2 bazava kuri AE bajye kuri A0. Ibi tuzabikora mu myaka 10. Yakomeje avuga ko kandi abana basabye kwiga mu mashuri nderabarezi TTC bazasanga batishimiye iyi gahunda yo kwiga imyaka 5 aho kuba 3 bazahabwa uburenganzira bwo guhitamo gukomeza cyangwa bakabireka. Biteganijwe kandi ko kuzamura impamyabumenyi z'abarimu mu mashuri abanza bizatuma u Rwanda rugendana n'ibipimo byo mu karere no ku rwego mpuzamahanga, aho impamyabumenyi ya kaminuza isigaye isabwa kugira ngo umwarimu atangire kwigisha. Abarimu bigisha ubu ntabwo bazirukanwa, ahubwo bazafashwa bashyirirweho uburyo bwo kuzamura ubumenyi. Indi mpinduka izibanda ku kuvugurura ingengabihe y'umunsi w'amasomo no guha umwanya munini ibikorwa byunganira ibyo umwana yigira mu ishuri. Amasaha amasomo atangirira ntabwo azahinduka, ahubwo abarimu bazajya bigisha kugeza saa 9:30, hanyuma igihe gisigaye abanyeshuri babe bari mu bikorwa byunganira ibyo bize batahe saa 11 nk'uko bisanzwe. Ibyo bizajya bikorwa kuva ku wa mbere kugeza ku wa 4, hanyuma ku wa 5 abanyeshuri batahe saa 9:30, abarimu babona umwanya wo gukora ibindi bikorwa bigamije kunoza akazi kabo. Ibikorwa byunganira amasomo bizafasha abana guteza imbere guhanga ibishya, gukorera hamwe n'ubundi bumenyi bukenerwa mu buzima busanzwe. Ibyo bikorwa birimo nko kujya mu matsinda yo kuganiriramo, debate clubs n'ibindi bifitanye isano n'amasomo biga. Ati ni uburyo ushimangira ibyo wize ariko uticaye mu ishuri. Urugero, Icyongereza iyo wicaye mu ishuri bakakwigisha ikibonezamvugo grammar, ariko amasomo nyunganiranyigisho ni ukujya mu matsinda yo kuganiriramo, debate clubs, ubundi ntabwo twabikoraga. Ibi bikorwa bizajya bikorerwa ku mashuri hifashishijwe ibikorwa remezo bihari, ariko abanyeshuri baticaye mu ishuri ngo mwarimu yigishe abahagaze imbere. Ati bizafasha mu buryo abana biga. Muri iyi mpinduka ku wa 5 abana bazajya bataha saa 9:30, kandi abarimu bakeneye kujya muri aya mahugurwa ntabwo bakeneye kubikora bari mu mashuri. Biteganyijwe ko iyi gahunda izafasha umwana gutera imbere mu myigire, mu mibanire n'abandi no mu marangamutima, ari nako ategurirwa kugira ubumenyi n'ubushobozi bukenewe. Amafaranga y'ifunguro azazamurwa. Amashuri ya leta n'afashwa na leta kubw'amasezerano agenerwa amafaranga y'ibikorwa bitandukanye, hakiyongeraho agenewe kugaburira abana ku mashuri ndetse n'umusanzu w'umubyeyi. Minisitiri Nsengimana yavuze ko kubera izamuka ry'ibiciro ku masoko, ubufasha leta yatangaga mu kugaburira abana buziyongera. Guhera muri Mutarama 2027 mu gihembwe cya 2 cy'amashuri, biteganyijwe ko umusanzu w'ababyeyi muri gahunda yo kugaburira abana ku mashuri uzongerwa kugira ngo amashuri abone ubushobozi buhagije bwo gutanga uburezi bufite ireme. Mu mashuri y'incuke n'abanza umusanzu uzava ku mafaranga 975 ugere ku 2000.
Mu mashuri yisumbuye abana biga bataha umusanzu uzava ku bihumbi 19,500 ugere ku bihumbi 24 by'amafaranga y'u Rwanda. Naho mu mashuri yisumbuye acumbikira abanyeshuri ababyeyi bazajya batanga ibihumbi 110 bivuye ku bihumbi 85. Naho guverinoma nayo izongera amafaranga itanga mu kunganira gahunda yo kugaburira abanyeshuri ku mashuri. Ati iyi mibare ireba uburyo ibiciro byagiye bihindagurika. Nko mu biga babayo ibiciro byari kurenga ibihumbi 120 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko kuko yari asanzwe ari menshi turavuga ngo leta izafasha kugira ngo atarenga ibihumbi 110. Naho amafaranga agamije ibikorwa bitandukanye capitation grant aziyongeraho 65%. Ibi byakozwe nyuma yo kubona ko amafaranga yatangwaga atajyanye n'aho ibiciro bigeze ku masoko. Amashuri agiye gukaza ikinyabupfura. Impinduka yindi ni ugukaza ingamba zo kurwanya imyitwarire mibi mu mashuri hagamijwe kuyagira ahantu hatekanye kandi hatuje. Amashuri azashyirwaho ingamba zikomeye zo gukumira ihohoterwa, gutoteza abandi no kwangiza ibikoresho by'ishuri. Minisitiri Nsengimana yakomeje avuga ko inzoga n'ibiyobyabwenge biri mu biri kwangiza abantu benshi mu Rwanda, ndetse hari abarimu bake n'abanyeshuri babijyana ku mashuri, ariko ingamba zafashwe ari uko uzajya afatwa azajya ahita yirukanwa. Ati ishuri rigomba kuba ahantu hatarangwa inzoga n'ibiyobyabwenge na bike, ntabwo bigomba kuhagaragara. Uzabifatanwa ku ishuri yaba umunyeshuri, umwarimu, umuyobozi w'ishuri, umukozi wo mu gikoni azahita yirukanwa. Kuko tugomba gufasha abana, tuzakorana n'inzego z'ibanze tubafashirize hanze hatari mu ishuri. By'umwihariko abanyeshuri barwana ku ishuri, abakoresha ibiyobyabwenge n'inzoga bazajya bahita birukanwa bagifatwa. Ikindi ni uko abarimu n'abandi bakozi b'amashuri nabo bazajya birukanwa mu gihe bafatanye inzoga cyangwa se ibindi biyobyabwenge. Ati urundi rugero naguha ni nk'abana baza ku ishuri bakarwana bagakomeretsa abandi, ugasanga umwana bararwanye arakomeretse agiye kwa muganga ndetse agiye no mu bitaro. Uretse n'ibyo hari n'abana bakubise abarimu. Ibintu byo kuzana urugomo ku ishuri rwo kurwana, gukubita abarimu ntabwo bishobora kwihanganirwa. Uwo mwana nawe azajya yirukanwa afashirizwe mu zindi gahunda hanze y'ishuri. Yavuze ko abarimu n'abayobozi b'ishuri ari ababyeyi bityo bagomba kububaha. Ati ntabwo twatoza abanyeshuri kujya baza ku ishuri ngo bahangane n'abarimu ngo tubyemere. Abo bantu bazajya bajya no mu rugo bahangane n'ababyeyi, ntabwo twabyemera. Abana bakopera ikizamini bakoresheje telefoni nabo batekerejweho kuko bazajya bahita bahabwa 0 mu kizamini bafashwemo. Kujyana telefoni ku mashuri ntibyemewe. Ati niyo yaba ari umwe cyangwa babiri bigomba kuvaho, kuko ibyo dukora byose ngo tuzamure ireme ry'uburezi hatarimo ikinyabupfura ntabwo bizakunda. Kugeza ubu abanyeshuri mu Rwanda barenga 34% by'abanyarwanda bose. Ababyeyi basabwa kwitabira gutanga imisanzu basabwa kugira ngo amashuri ashobore gukora neza kandi abanyeshuri bashobore kwiga neza. Minisitiri Nsengimana yakomeje avuga ko abarimu nabo bakwiye guhagurukira kurera babishyizemo imbaraga. Ati ibi bintu tugomba kubikora abandi bakaza bunganira.